Muhawe ikaze mu kiganiro Intsinzi mu buzima kinyura hano kuri Danos TV, mugezweho nanjye Salama Niyonsenga, nongeye kubasuhuza mwiriweho. Nk'uko mubimenyereye umunsi tugiye kugana ku nsanganyamatsiko yacu ikomeye kandi ikora ku mitima ya benshi ivuga iti ese buri muntu wese afite impano yabasha kumubeshaho? Bavandimwe, inshuti zacu dukundana, hari ibibazo bikomeye abantu benshi bibaza. Nibyo tugiye kurebera hano hamwe, nawe ubyibaze. Ese koko buri muntu wese yaremwe cyangwa yaremwe afite impano cyangwa ubushobozi bw'umwihariko nka we, akaba afite umwihariko we? Icya kabiri, ese iyo mpano buri gihe ishobora kuba isoko y'imibereho ye ikamubeshaho? Ese impano ni ibintu byagenewe abantu bamwe gusa, abandi bakaba batabifite? Ugomba kubabwira ko iki atari ikibazo ushobora gusubizwa n'ijambo rimwe yego cyangwa hoya, kigomba gusesengurwa neza kigafatwamo amasomo twese yatwungukiramo cyangwa twakungukiramo inama. Ibisobanuro by'impano. Impano mu Kinyarwanda, impano dushobora kuyisobanura nk'ubushobozi kamere cyangwa ubumenyi budasanzwe umuntu aba afite, bukamufasha gukora ikintu neza cyane kurusha abandi bantu babikora cyangwa bagikora. Hariho ubwoko bubiri bw'impano tugiye kureba hano. Hari impano kamere, ni ibintu umuntu avukana, ntibisaba ko yabyigishijwe mbere kugira ngo abikore neza. Nk'urugero, kuririmba ufite ijwi ridasanzwe, guhanga ibitekerezo bishya, kwibuka ibintu mu buryo bworoshye cyangwa bwihuse, gusobanura ibitekerezo mu buryo bukurura abantu cyangwa mu buryo bwa attracting abantu ndetse n'ibindi. Hano turasanga iyindi mpano, impano zitewe nk'urugero, gukina umupira w'amaguru ku rwego mpuzamahanga, kuba umuhanga mu guhanga udushya mu ikoranabuhanga, kumenya kuvugira imbere cyangwa imbere y'uruhame ndetse n'ibindi. Ese buri muntu wese afite impano? Nibyo, buri muntu wese afite impano yaremanywe runaka. No muri Bibiliya turasanga umurongo turi bwifashishe ujyanye n'iyi ngingo yacu cyangwa n'iki kiganiro cyacu, turagisanga muri Petero wa mbere igice cya 4 umurongo wa 10, haravuga ngo ati kuko buri wese yakiriye impano, muyikoreshe mukorerana nk'abashumba b'ineza y'Imana itabarika. Ibi bitwemeza ko si ibintu byagenewe abantu bake gusa, ahubwo Imana yaremye buri wese afite ikintu runaka kimutandukanya n'abandi. Ariko ikibazo gikomeye si ukumenya niba uyifite, ahubwo ni ukumenya kuyimenya, kuyitaho no kuyikoresha mu buryo ishobora kuba isoko y'imibereho yacu cyangwa mu mibereho yawe. Impano ntizikura ziherereye, ahubwo zikura zashyizwe ahagaragara. Impano isa n'imbuto iri mu murima, iyo uyihaye ubutaka bwiza, amazi, izuba, irakura ikera igatanga imbuto. Ariko iyo uyiretse iruma igashirira mu butaka. Hari abantu benshi bafite impano ariko ntibazimenya kuko batazigera bazikoresha cyangwa bayigerageza, bakazisuzugura bakazirekeraho, cyangwa bakazikoresha nabi ku buryo zitabageza ku mibereho myiza. Ese impano ishobora kuba isoko y'imibereho yawe? Yego, Imana ishobora kukubeshaho, ariko si byose nk'uko benshi babyibwira. Imana kugira ngo ibe isoko y'imibereho yawe bisaba ibintu 4 by'ingenzi bikurikira. Kuyimenya neza, ugomba gusuzuma ubuzima bwawe ukamenya ikintu ukora neza kurusha abandi kandi ukaba ugikunda. Icya kabiri, kuyihugurira. Nubwo ari kamere, ugomba kuyitoza, kuyinonosora no kuyagura ubumenyi mu bijyanye nayo niyo mpano yawe ufite. Nk'urugero nko kuririmba, ukagenda wiga ibindi bintu bijyanye no kuririmba.
Icya gatatu, kuyishyira ku isoko. Nta mpano izakubeshaho niba ari wowe wenyine uyizi. Ugomba kuyigerageza ukayishyira cyangwa ukayigeza ku bantu bayikeneye. Iya kane, kuyikora nk'umwuga. Impano iramutse ikozwe nk'igikorwa cy'inyongera ntizagutunga nk'uko ubitekereza. Ugomba kuyifata nk'akazi kawe ka buri munsi. Hano tugiye kurebera hamwe ingero z'abantu babayeho kubera impano zabo. Hano turasanga Lionel Messi. Impano yo gukina umupira w'amaguru yamuhaye amahirwe yo kuba umwe mu bakinnyi beza ku isi ndetse bimufasha no kubaho neza n'umuryango we. Hano turasanga Elon Musk, nubwo benshi bamuzi nk'umucuruzi ufite impano yo gutekereza ibintu bihambaye no kubishyira ku isoko. Hano turasanga n'abandi bahanzi b'abacurabwenge b'Abanyarwanda. Hari abacurabwenge b'abahanzi, abavugabutumwa babayeho neza kubera impano zabo. Impamvu bamwe badashobora kubaho kubera impano zabo. Hari abantu benshi bafite impano ariko ntibazi kuyimenya cyangwa kuyikoresha neza. Batinya guhangana n'ibigeragezo byo kuyishyira ku isoko, bashaka amafaranga yihuse kandi bakirengagiza urugendo rwo kubaka izina n'agaciro k'impano yabo. Badashaka kwiga no gukura mu buryo bugaragara kugira ngo impano yabo igere ahantu hakwiriye cyangwa ahantu hanyaho. Uko wamenya impano yawe? Ibaze, ni iki nkora neza kandi nkagikunda? Abantu bambwira ko ndi mwiza mu biki, cyangwa se nshoboye gukora iki? Ni iki nshobora gukora n'iyo ntahawe amafaranga ariko kikanshimisha? Ni ibihe bintu mpora nifitemo amatsiko yo kumenya gukora neza? Koresha impano yawe mu buzima bwawe. Tangira buhoro buhoro, ntabwo buri gihe uhita uhindura isoko imibereho uko ako kanya. Shaka ubumenyi mu bijyanye, wige amasomo, imikoranire n'abandi, uburyo bwo kugurisha ibyo ukora. Kora ku murongo. Impano igomba gukoreshwa buri munsi, si igihe gito gusa. Shyira imbere ubunyangamugayo. Impano irambye iyo ifashwe neza kandi ikoranye ubunyangamugayo ibasha kukugeza ahantu heza ndetse ikakugirira n'akamaro. Dusoza rero, ubutumwa nyamukuru. Bavandimwe, buri wese afite impano Imana yamuhaye, ariko kugira ngo igutunge bisaba kuyimenya, kuyinonosora, kuyishyira ku isoko, kuyikoresha nk'umwuga cyangwa kuyikora nk'umwuga. Ntugatume impano yawe ipfira mu nzozi zawe. Uyihagurutse, uyikoreshe, izakubeshaho kandi izagirira akamaro n'abandi. Mwakoze mwe mwakurikiye iki kiganiro cyacu. Ntimwibagirwe gukora subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona n'ibindi biganiro bikurikira. Mwari kumwe na Salama Niyonsenga.